Shalom shalom. Kuba uri uw'agaciro bituma Imana ubwayo ikwirindira. Mu magambo Mose yabwiye Abayisiraheli mu gice cya 32 umurongo wa 4, yaravuze ngo uhoraho ni urutare rudukingira. Imana ishimwe. Uhoraho ni urutare rukingira abantu be, kandi ibyo ngibyo ibikora ku bw'agaciro abantu bayo bafite. Imana ikurinda ku bw'agaciro kawe, Imana ikurinda ku bw'urukundo igukunda, Imana ikurinda ku bw'umugambi mwiza igufitiye, ariko kandi no ku bw'umugambi mwiza nawe ufite wo gukomeza kuba umunyamumaro mu isi, gukomeza kuba umunyamumaro mu muryango, gukomeza kuba umumaro w'igihugu n'umumaro aho usengera. Rero iki ni ikintu gikwiye nanone kukunezeza, ku kuba urindwa n'Imana ubwayo, umuremyi wawe, kandi urukundo rwayo rwatumye itanga Yesu Kristo ngo agucungure, ntiyarurekeye aho gusa, ahubwo irakurinda. Nsomera ijambo, nanejejwe cyane nuko ubwo uri mu burinzi, ubwo turi mu burinzi bw'Imana, nta na gito cyadushobora, keretse gusa bibaye impamvu y'igare, ariko ubundi turacyariho ku bw'uburinzi bw'Imana. Ishimire ko Imana ikurinda amanywa na nijoro, ugubwe neza kandi wumve umutekano aho unyura hose. Mbinezerewe cyane kurenza uko nabikubwira, ariko ndibwira ko nawe ushobora kubireba mu myaka umaze, ukabona ko Imana yagiye ubwayo ari ikwirindira. Icyubahiro n'ikibi cyayo iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.